Ninga tuna yawe izuba pe yumye baza guharitsa ajye gushesha ubugarike mama iki ma iki Baba ngono twanike imyumbati oya mama karam mama we genda je mu nzu uzana ufuka ujye gushesha ubugari umunsi urya gira mama we no sundi waragiye he mama nkozi ishyano Ayiwe n'icyo bisakoze mwana yanjye umwana mbabarira ma magarija mbabarira mama ari nzakwice mama nzakwice ngufungirwa ari koko uza mu maboko yanjye ari asari abazimu baguteye nabahe koko mbara abazimu baguteye nabahe hari. Oui, cela est juste et vrai. Être handicapé ne signifie pas qu'on est incapable de tout. Yeah, it's true. If there is anyone with any disability, it doesn't mean that he or she hasn't an ability. Yego, kuba ari ufite ubumuga runaka ntibivuze ko ari ntacyo ashoboye. nyine amafaranga yanyu kuno byagenze amafaranga yanyu yari ntabwo byashoboye Nguki arashoboka bite mukongo ko bya oya ubisubizaho uri ndashobora kuba bayasanga amafaranga yagize icyari cyose baramuno amafaranga yaribwe akora ko cyangwa kose agarika urakoze ntabwo twabyemeza amafaranga yaribwe waruka amafaranga yacu twasasara n'umugoroba wambara nkawe ibitenge ariko hari umuntu wo mu giturage wabona ateza cyo atari amafaranga yacu ntabwo ari ibintu byumva simbyemera ntabwo byemera uhengereye maya muryango bose basibye bamwe batumye ntibigeze baza baraza ngo nje kuvuga ngo baratwese n'amafaranga yacu nyine inkoko yonyine warebye ukuntu yaje kuri moto ntabwo ari ibintu byumva simbyemera ntabwo byemera afite mu nagajanja rikarya n'amafaranga uraya umve wana papa Kevin muradu inzu turayisakambura intebe turazitwara turazijyana ibintu byose ntacyo tugutijyana ikibanza turagiteza yo 300 nta kindi giteye n'amafaranga dushaka singeze nirwa nguhingira n'amafaranga nyabuta umuntu akirirwa muhingira mu amafaranga yacu kuyahekenya yandi turangiza turabyemera amafaranga yacu ugomba kuyaduha ntabwo tubyemera ugomba kuyaduha ntabwo tubyemera bari tubaha yari none twayabonye birangiye twibicare tuyisoni amafaranga yacu yaribwa ugatyuka bivuga ukuntu byagenze ngo niko byagenze ariko kugira n'isoni nkeya n'ukuri uratinya kuraza urivuga hano imbere yacu dusigaje twese tukabana uri kugira ngo dusaze mu mutwe wumva ukuntu tuvuga gusa none se wasenge kugira ngo nuko bya dusaza ratuje basayatinya kurevuga iki kibazo kiri ariko dutuze ntabwo twatuzaje amafaranga 300 njyewe nase narinzi muri kugura gahini cyane ziri bukemura ikibazo none se wabonye gutaba ariko bizi reka twumvize cyatubwira hanyuma yakuri magarara hano amafaranga zabonetse ntabwo twicara rwose nimukomeza mukazana izo magarara murabona ari bizo ziri bukemura ntabwo nawe natubwira nabi magarara se ntabwo amafaranga yibwe tuhagarikwa ndega n'umutungo wacu birumvikana ikibazo kirakomeye koko ariko mama Kevin nawe arimo arabona ko nawe gifite nta bindi ubwo mama Kevin we tuzajya kugabana urabona ko ari muri kura kwezi tuzagabana amafaranga azaba yayaza uko bimeze mama Kevin rero nawe
nawe akoresha uko ashoboye amafaranga azaba yayabonye tuzajya kugabana amafaranga yayabonye yayazanye ari hano natayabona uvuga ngo abaye atari yayazana nta bindi nawe arabyumva ni ukumutera na hano no ku butike azi ko amafaranga azayazana tukagabana amafaranga yahageze ubwo rero jewe nta kindi ikibina turagisoje muhenanda yabiri nagenda arye n'ubundi wariye ni urya utu tutabana two batwanure ndumva tuzagaruka hano wariye ni urya ngaho ni Irwa ndabona imvura imeze nabi rero kandi tugikoma twitwikira n'umunyu ndawukwera Imana ishimwe Irwa amazina nizwe na mama ni Hirwa Rugaba navukanye ubumuga bwo kutabona data yantanye na mama ngo ntiyakubaka urugo rubyara abana batabona ariko ndiho kandi ndakora cyane ngo nzaba umugabo mama yifuza uko byaje hirya iyo nino baranzi ko ndakiziritse ku yageze ngo hano muri uru rusisiro ngo y'abaturage ibibazo biba ari byose kabisa ntabwo nta byoroshye ariko Hirwa hari akantu wakoze pe ko gufasha mama bizi kuri pe Imana ijye guha umugisha buriya bari kumugira ingwate ku bitaro neza akazarinda asarizayo kuko ari amafaranga ari menshi cyane rwose pe Imana igisubizo aho bakuye wabifite neza cyane rega kandi erega muri ubu buzima kubaho ni ukubana ni ugufashanya kandi umubiri ubyara utabyagiye cyane rwose ni ukuri uyu munsi mama bizi igihe yari amaze mu bitaro n'igihe kinini sibyo ariko uyu munsi niwe ejo yaba njye cyangwa yaba mama rwose afite abasore bigumiye i Kigali ababyara abana bamwohereza mwirengagiza pe none se tutamufashije nk'umuntu ufite intege ntiyafashwa nande cyane ko no mu kibina nabo bari bahuye n'ibibazo bumvaga amafaranga azava heza umukecuru yaramazemo hafi ukwezi kandi 50 se ni sawa umwaka yari kuba kiriye utamugoboka wakoze igikorwa rwose cy'abagabo ahubwo mwana shani yakoze umuti hariya yamugobotse iyo atahaba ngo yohereze ari amafaranga sha barabagore tubita kurabivura biza cyane ko yari yamaze kohereza umwana kubera kuhatinya akamugaza ubwenge abanyabwenge babayo pe yavuze ati ninohereza umwana ntacyo bari kumukure reka rero nohereza iyo kawe nase shahu byo birenze ukwemera reba mu minsi ngahe barabibye reba uburyo yahita abona 300 byo kuriha ariko rero uriya mugabo ko ari n'umunyengeso mbi wasanga ari igihano Imana iba yamuhaye kuko ntago byoroshye ugiye kudodesha hapo wako na panaro yawe nayo ukajyana ahubwo se ubwo nari nzi ko byose wabishyize ya panaro namo biranga kubi kandi ni nziza
Wagenda nayo ujya kubidodesha. Reba. Umva hirwa. Noneho wowe rero bakudodera hano kuri bisana. Yego. Kudodera neza bagakomeze. Ese nta bintu bya nkudodeshereza kwa Gasana abizi. Hari ibintu byinshi umuntu aba adaheruka kujyana yo. Reka ndebe n'ayashatisha. N'ayashati. Yego. Harya yari ibitse hera. Reba. Reka ndebe n'umuntu. Reka ndahano mu cyumba. Yigize uyu munsi araza kutubona yihorere ariko ntuzamutwara iriya nkuru aratubangamira rega yigize umuntu urenze kandi atabona igora atagidi ajya ati Turasubira. Yego. Ewe cyane bakwiriraho. Yego. Hirwa ntibansereze ngo nagufashe izuba pe yumye baza guharitsa ajye gushesha ubugari pe mama iki niki Baba ngoro twanike imyumbati oya mama Karen mama we genda ujye mu nzu uzane umufuka ujye gushesha ubugari umunsi urya ubugari gira vuba mama we no sundi wari wagiye he mama nkoze ishyano
nkoze ishyano. Ishano ukoze ni iki? Noneho ndagoye nkoze ishyano. Ni iki ukoze ishyano? Hariya mama Hirwa. Sekuru kuba nko hariya Hirwa. Uvuze ngo nde? Hirwa mama. Hirwa iki? Wongeye gukora iki Hirwa? Wongeye gukora iki Hirwa? Ubu shize ejo bundi umufashe ku ngufu. Tujya amahirwe turabikira. Wakoze iki? Nicyo wakoze kuri Hirwa. Kandi urishya. Wasanga wongeye wakoze irindi bara. Wakoze iki ari? Kuri Hirwa muri kintu wakoze. Utavuga se wakoze iki? Reka njye kuranta ngari kintu wakoze kweri. Ayiwe n'icyo bisakoze mwana yanjye umwana wanjye mbabarira ma magarija ari mbabarira mama ari nzakwice mama nzakwice ngufungirwa ari koko uza ngo maboko yanjye ari asari abazimu baguteye nabahe koko mbara abazimu baguteye nabahe hari nabo marunga nabo mu nyanja nabo mu mashyamba nabo mu butaka nabahe ushaka kumwe abazimu baguteye byara nabi banywaje gava ngo babye nabi nkabihakana none ndabibonye imbaye uko uyu mwana ko naniye nkora iki koko ari nkukorera iki ari bintu ati twogera inzira kiravuga mbone wahambiriye none sumu iki koko ndagira ndabikirara ibintu ndabikora ubu ndakora iki kuko mana nge Hirwa ndamukorera iki ubu kintu nakora ni iki koko ubwoba bwinshi uriya mwana turamufungirwa maze kubibona kampamagare Mahirwa nese ndagende kuribura pe ndaribonye Amahirwa mwiriwe mumeze mutese shatwe ntakwirirwa ntako ntakwirirwa ntako ntabwo ndi hafi yo mu rugo none ikintu nagushakiraga hari umuntu w'amagambira yuko Hirwa ngo agira ikibazo hari umuntu w'amagambira ko Hirwa agira ikibazo munsi yiwanjye hafi aho nyaruku ubirebe ukuntu bimeze je ntabwo mpari ambwira ko agira ikibazo hafi yiwanjye nyine hamwe harya munsi y'urugo ntabwo je mpari ndi kuri yego nyaruka rwose nyarukurebe nyarukurebe nanjye mu mwanya ndiwe mageze ngaho nyarukurebe murakoze sawa ariko ari sawa ari he ari bihe so kugende vuhute nanga vuhute cyane kandi uca ruguru ku kibuga aho dahura na mama Hirwa urumva vuhute uca ku kibuga umva uca ku kibuga haruguru kuko mama Hirwa aca hepfo ihutiye kwa sowana urumva ihute genda ihute bamuvunaguye manyagwa binaha bafite ubugome mana yanjye
none uyu mwana ndamurwaza ne koko nta kintu umuntu aba yabatwaye hirwa mwana wanjye hangane batugendaho ariko pakamenya nyiri yibase ihangane tugende mwana wanjye igihe bamugeneye ihangane kumugaje nyina hakora abagome uretse sha ihangane nyura hangaha sha irashize ndagukumbuye